bwuzure muri twebwe bidutere umunezero kuri uyu munsi maze turushaho kwishimira uyu munsi mwiza waremeye Adeline na Jean Paul ukawurema igihe kirekire uyu munsi bikaba bisohoye. Tugushimiye imirimo itangaje wakoze kugera none, tugushimiye n'ibyo ugiye gukorera hano mu ruhame rw'abantu imbere y'itorero. Tugushimiye mugambi wawe mwiza utajya uhinduka, kandi tugushimiye ko ari wowe ujya witare Imana ibahugisha. Turabakiriye mwese mwiyumve ikaze, tegurwa uko bikorwa kandi bikagira n'inkingi byubakirwaho. Amen. Yewe rero imbere yanyu ndi umugabo, reka mbibwire, nitwa Reverend Pasteur Ndorimana Edouard, ndi umugabo ufite abana batanu. Imfura yanjye igiye kujya muri segonderi. Rimwe na rimwe hari igihe Yesu atusiga turi dusaze vuba, ariko turakuze. Gusa harimo ababyeyi muturuta, ariko turashima Imana intambwe twateye. Nawe ugwiteye uzabona ibyiza byayo. Imana ibahe umugisha. Ntabwo narigura kubibwira, biravuga ngo abagendana cyangwa nta bagendana bataziranye. Ndabibwiye, Imana ibahe umugisha. Nagira ngo tuganire ijambo ry'Imana ritoya riboneka mu mubwiriza. Igitabo cy'umugabo bita Salomo, umubwiriza igice cyawo cya 4 n'umurongo w'9. Turasoma kandi tugarukire 12. Abanditswe ngo ababiri baruta umwe, kuko babona ibihembo byiza by'imirimo yabo, kuko iyo baguye umwe abyutsa mugenzi we, ariko uguye wenyine atagira umubyutsa aba abonye ishyaka. Maze kandi ababiri iyo baryamanye barasusurukirwa, ariko uri wenyine yasusurukirwa ate? Umuntu naho yanesha umwe, ababiri bo bamunanira, kandi umugozi w'inyabutatu ntucika vuba. Amen. Ibintu byose Imana yaremye kugera ku munsi wa gatandatu kuwa 7 iraruhuka, byose yabonye ko ari byiza. Ikintu cyose Imana yise ko ari cyiza, hari uwakita kibi? Wakita kibira? Ikintu Imana yise cyiza, wagihindura akavuga ngo iki kintu ni kibi? Kuko Imana niturebera, katurebera ibyiza, ikaturebera n'ibibi, kandi yarabitubwiye, irabitwereka, itwereka ibyiza, itwereka n'ibibi. Ariko mu irema ry'ibintu byose Imana irimo ibirema yageze ku muntu, iravuga ngo reka tureme umuntu. Umuntu aremwa ari umugabo, aremwa ari wenyine. Mu iremwa rye Imana isoza igikorwa cyo kurema. Imana ibwira umuntu ngo ngwaye byose ubitegeke, ubyita amazina. Niko byagenze. Buri ibintu byose biriho umuntu niwe wabyise amazina, ariwe bita Adamu. Ariko Adamu muri icyo gihe yari atari yaremerwa umufasha. Ibintu byose byari inyamaswa zariho, izi nyamaswa zaremwe mbere y'umuntu. Ibintu byose mubona byaremwe mbere, umuntu yaremwe nyuma, aje kugira ngo abe umuyobozi w'ibyariho. Nagira ngo mbabwire, muri abayobozi uyu munsi, muri abayobozi muziyobora, muyobora abandi muzabona, muyobore n'abandi bazabagirira icyizere. Muri abayobozi kuri uyu munsi. Ntabwo n'ubundi twari tuvuze ko mutari abayobozi, ariko iyo umuntu ari umuyobozi umwe, akaba ari umugabo cyangwa akaba reka nkoresha ijambo ryumvikana, ari umusore undi ari umukobwa, aba yiyobora ubwe ariko adafite abandi ayobora. Nubwo yagirirwa icyizere mu cyiciro cy'urubyiruko, ariko ntibamuha kuyobora abagabo, ntibamuha kuyobora abagore. Ubu rero uyu munsi mugiye kugirirwa icyizere kibahesha kuyobora ibintu n'abantu, kandi mu cyiciro mugiye kwinjiramo. Icyo gihe rero Imana ibwira Adamu, iramubwira ngo uzayobora byose. Ariko muri icyo gihe abyita amazina, ariko umugore atari yazi. Ngo Imana yitegereje Adamu arimo agendagenda, inyamaswa yose yari ifite mugenzi wayo babana. Yari ahari, nta nyamaswa itari ifite, hari ikigabo n'ikigore mu nyamaswa. Ariko Imana irebye Adamu ibona ari wenyine, iravuga ngo si byiza. Iryo jambo ushaka kubakira,
si byiza ko uyu muntu aba wenyine. Kuba wenyine rero ni ikintu gikomeye, bifite ingaruka zikomeye zo kuba wenyine. Nubwo hari ababa bonyine ariko ntibishimisha. Hari ababa bonyine, hari ababyeyi baba bonyine bapfushije abagabo cyangwa se bapfushije abagore, baza agahinda ko gutakaza uwo mwabanaga. Birababaza, bitera igikomere, ndetse hari igihe umwe avuga ngo nzari najya mu nda y'isi ntari nagira umunezero. Imana izi agaciro ko guhuza umusore n'umukobwa bakitwa umugore. Imana izi imbaraga zayo. Amen. Rero uyu munsi Jean Paul jambo riratubwira ngo si byiza, kandi wahisemo neza. Ubwo wabonye ko atari byiza, ubona ndi umushumba uyoboye itorero imyaka igera muri 7, ariko mfite abasore bambwira ati yewe rwose pasiteri ngize 42, handi ndabona rwose yewe nta n'umukobwa ajya mbona. Ese ureba, gira amaso areba, ugize imyaka 42 nta mukobwa muri Kigali none? Hatereka da, nagiye na Bugesera ndamubura, nagiye na Nyabugogo ndamubura, nagiye na Kizabonwa ndamubura. Ese ureba, imyaka ikamurengana atari yabona uwo bagira ute babana. Turashima Imana kuri uyu munsi twabonye. Turashima Imana. Kandi Imana ni nziza, wabonye ugukwiriye. Abatari babona abakwiriye rero turabihanganishije. Kuko barahari batari babona abakwiriye, bagishakisha, bakirukanga, bakireba hano muri Nyamata, tereka naramubuze, yagera hano kuri harya hano bahita ngo ni oya warete. Umuntu agera no kuri leta bisobanura abantu bategera. Umuntu agera no kuri leta akabura umugenera. Ubwo dufashije abasore mu biyeranje. Nyaboneka aho umuntu ategera wabura koko. Amen. Muri ubwo buryo rero kuri uyu munsi wabonye umufasha ugize ute. Ijambo rero gukwiriye ni ijambo riremereye. Ubundi nta wavuga ngo inkweto iramukwiriye yayambaye ngo ejo avuge ngo ntigize ute tinkwiriye. Icyo kintu ntikibaho, ntabwo kibaho. Ubundi gituma habaho kujya kureba inkweto igukwiriye, ukambara isoko riba rihari ugacomekamo, ukongera ugacomekamo, wakumvira kurya mu mano ukavata mu ndebera indi, wakumvira kurya mu mano ukavata mu ndebera indi. Ariko uvuze ngo irankwiriye, ibigukwiriye waguze ntasubiza hehe mu isoko. Byagenze gute? Ibyo rero ni ibintu bikomeye. Ijambo rivuga ngo imuremera umufasha umukwiriye. Maze imyaka 14, urumva ko ari mikeya nubatse urugo. Mu myaka 14 maze nubatse, ndacyabona umugore mfite ari umviri. Ntabwo nari nabona undi umviriye utari uwo nguwo. Ariko dufite abandi benshi bavuga ngo basanze bitagize ute bitabakwiriye. Nukuyoba nubwo rimwe byirengagizwa, ndaza kuvuga impamvu zabo. Impamvu nta kintu kibaho na kimwe umuntu atakihangana iyo yakije. Nkunda kwigisha abantu babwira ngo usanze umugore washatse musa, muhanye karagitari zimwe, miterera ari imwe, cyaba ari ikibazo gikomeye. Nese ubwo wazagarura undi yayobye ninde? Abantu Imana yagennye ntabwo bagomba guhuza imiterere. Yewe ndavuga cyane umugore wanjye aracecetse. Hari n'igihe mwinginga ngavuga, ese wabaye gute wa mugore we? Wanganirije ko navuye ku rusengero naniwe. Atereka dati nta magambo mfite yo kukubwira. Ariko ngiye nshobora kumuganiriza bukira. Uvuga ko dutandukanye. Hari n'igihe abashyitsi baza mu rugo akababwira ati mutegereze pasiteri. None se waba tuganiriza ati ndi muturimo hano inyuma. Nukubura amagambo ababwira ntiduteye kimwe. Abantu rero burya ndibateye kimwe. Dukomereye Imana amashyi yo kurahira imbere y'Imana, kuko uyu munsi Adeline na Jean Paul babaye umwe imbere y'Imana.
n'imbere y'itorero ndetse n'imbere y'umuryango. Reka sabe Imana n'imbere y'itorero ryayo njyewe Ndizeye Jean Paul nemeye ko uyu Ingabire Adeline ambera umugore yihitiyemo, zamukunda nk'uko ijambo ry'Imana ribiteganya, haba mu byiza cyangwa mu bibi, ari muzima cyangwa arwaye, tubyaye cyangwa tutabyaye, zakomeza kuba umwizerwa, sinzateshuka ku nshingano zanjye, Imana izabimfashemo. Amen. Komera Imana amashyi menshi. Reka na Adeline nawe arahire imbere y'Imana n'imbere y'itorero ryayo, yewe Ingabire Adeline yemeye ko uyu Ndizeye Jean Paul ambera umugabo nihitiyemo, nzamukunda kuko ijambo ry'Imana ribiteganya, haba mu byiza cyangwa mu bibi, ari muzima cyangwa arwaye, tubyaye cyangwa tutabyaye, nzakomeza kuba umwizerwa, sinzateshuka ku nshingano zanjye, Imana izabimfashemo. Imbere y'Imana n'imbere y'imbaga ndagukunda, nzakomeza gukunda. ayo mashyi yaboneka. Ingabire Adeline, iki ni ikimenyetso cy'uko ngukunda imbere y'itorero n'imbere y'umuryango, ndagukunda cyane. Amashyi menshi, amashyi menshi. Njyewe Reverend Pasteur Ndorimana Edouard, ishingiye ku bubasha mpabwa n'itorero ry'Imana ndetse ishingiye ku bubasha duhabwa n'ijambo ry'Imana, ndemeza ko uyu Adeline abaye umugore wa Jean Paul, bakaba basezeranye imbere y'Imana ndetse n'imbere y'itorero, tukaba tubihamirishije indahiro yo kurahira imbere y'imbaga y'itorero mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Urakoze. Hanyuma reka tubahe impano itorero ribagenera, kuko tubaha impano. Abandi bose bagomba kubaha impano, ariko twabanje kubaha impano. Turabanza kuguha ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana nibyo bizakwiye. Aho ubona Jean Paul na Adeline, aha harimo amamodoka, aha ubona harimo amazu ageretse, dore kureba aha birimo. Aho ubona harimo ubugingo buzabona Imana iyo wubashyira ijambo ryanditsemo, ukaryitoza, ukarisoma, ugasa naryo nk'uko ribivuga. Aha uzajya mu ijuru. Iyi ni inzira izakugeza mu ijuru. Ni umutungo usumba indi mitungo yose muri iyi si. Iyo waritunze muri wowe ukarigenderamo, uzaba umugabo nyamugabo, uzaba umugore nyamugore ufatika, ugira abandi inama, wubaka abandi bakiri batoya n'abakuze. Tubageneye impano kuri uyu munsi nk'itorero, kugira ngo izabamurikire mu nzira zanyu zose. Imana ibamugishe. Hari bimwe tubagenera mu bigendanye n'inyigisho zo kwiga. Aka gatabo karimo inyigisho zigendanye n'umubano. Aka gatabo ni akanyu. Aka gatabo ni akanyu, uzagasome uzambwira. Nugasoma neza, abantu bazajya bamenya ko hari ibintu wamenye kubigeretse ku mashuri wize, cyangwa se ku kindi kintu cyose waba warigeze umenya. Aha hantu dore, uyu ni umutungo tukugeneye. Uzubaka urugo rwiza kandi Imana izabane nawe. Kuri uyu munsi turaguha nk'itorero certificate nk'ikimenyetso cy'uko uciye imbere y'itorero kandi usezeranye imbere y'Imana. Iyi certificate ni yayo. Hanyuma rero nicyo nakubwiraga, tuguhaye certificate, ariko uzagaraduatinga Imana ari ihahagaze igwa diploma. Wabyumvishije? Ngewe nka pasiteri ndabyemeza, dore uciye imbere y'itorero, muyifate gutya. Ariko hanyuma Imana nizabaho ibindi bizakurikiraho. Reka bafotora dukomere Imana amashyi.
mufate neza. Wowe tangira ry'umuryango, we shingiro rya byose, we musingi umuntu yubakaho ntasenyuke, we bugingo buzima bw'abakubuye, we butura duturamo tukagira amahoro, wowe twinjiramo tugaruhuka. Dore umuryango uratangijwe, dore umuryango uraje kugira ngo ube imbere yawe, ubaho umugisha, ubagurira imbago, ubakomereza amaboko, ubarinde ikintu cyose cyabahungabanya. Tubasabiye umugisha mwana, tubasabiye kurindwa, tubasabiye kuzaba amahoro. Amagambo y'abantu ntakabagireho ingaruka, amagambo y'abantu ntakabasenye, kuko abantu bashinzwe kuvuga ibyo bashaka. Ariko uri Imana itanga umugisha utarebye ku bantu, utarebye ku magambo y'abantu. Uri Imana itanga umugisha mu cyimbo cy'uko amagambo abantu bavuga, ibyo bibwira bigahinduka ubusa. Mwami turabizi, hari abantu bashobora kuvuga amagambo mabi kuri bo, hari abantu bashobora kubatura amagambo mabi, hari abantu bashobora kubaturaho imivumo. Tuyitesheje agaciro mu izina rya Yesu. Bazahabwa umugisha bakigenda, bakigera mu nzu bahabwa umugisha, bakibiba bazasarure, bagicuruza bazunguke, bagikora uzabaramburira ikiganza, uzagura imbago zabo mu izina rya Yesu. Bazabyare baheke, bazororoke bagwire, bazagira hungu n'akobwa, bazuzukuruze, bazagira umuvivi, bazaramire mu biganza byabo. Turabasengeye Mwami, Mwuka Wera aherekeze intambwe zabo, Mwuka Wera azabahe urukundo ruhora rudashira. Dore benshi rwarakamutse, benshi rwaragiye rusa n'umwanza rubibuye, ariko abangaba tubateretse mu biganza byabo. Ruzahore rutoshye, ruzahore rugwiriye, ruzahore rwuzuye, ruzahore rwuzuyemo amavuta y'Imana, kandi amata azatembe ku ruhimbi. Ubugingo bwabo Mwami tubushinganishije mu biganza byawe, maze ubwo bahabwa umugisha, ujye ubaha umugisha bagenda, ujye ubaha umugisha bagaruka, ujye ubaha umugisha basohotse, ujye ubaha umugisha binjiye, ujye ubaha umugisha ku cyo bazakoraho cyose. Imbuto yabo izarushaho kororoka no kugwira, kandi icyo bazakoraho cyose kizabere cyiza. Urakoze kuba hari umugisha mu izina rya Kristo Yesu umucunguzi wacu, amen. Reka dukomere Imana amashyi. Imana ibahe umugisha.